Ndongeye ndabasuje mwebwe mwese adukurikiranye, iyi ni Hand of God Ministry 250 nk'uko bisanzwe njyewe ndi Evi Bosco, nimuhabwe umugisha n'Imana mu izina rya Yesu. Rero nk'uko bisanzwe iyi ni ya saha yacu y'ubuhanuzi, ni igihe tumviramo ubuhanuzi bw'Imana, tuganiramo ijambo ry'Imana, tukumva icyo Imana avugana natwe. Ni ijambo ricaho kenshi cyane mu cyumweru, kandi ry'uruhererekane, rigenda ry'uruhererekane uko bwije n'uko bukeye. Hanyuma uyu munsi mu isaha yacu y'ubuhanuzi, reka dusome igitabo cy'umuhanuzi Yesayi, twumve icyo ubuhanuzi bw'Imana buvuze. Igitabo cy'umuhanuzi Yesaya, ibice 45 umurongo wa mbere niho turahera. Ubuhanuzi bw'uyu munsi bugiye kumanuka, baravuga ngo Imana igiye kugenda imbere. Sinzi ibyo uri kunyuramo, sinzi igihe urimo, sinzi aho uba, sinzi aho wicaye, sinasobanukirwa, ariko icyo nzi cyo ni uko ubuhanuzi bukuze buvuga ngo Imana igiye kuza imbere. Nibwo buhanuzi Imana imanuriye muri kano kanya ngo nkugezeho. Hari ibintu bitari binganiye biri imbere yawe, ariko Uwiteka avuganye nawe aravuze ngo agiye kugenda imbere. Imana ishimwe cyane. Yesaya 45 umurongo wa mbere aravuze ngo ibi ni byo Uwiteka abwira Kuro uwo yimikishije amavuta ati, niwe mfashe ukuboko kw'iburyo nkamuneshereza amahanga ari imbere ye, kandi nkakenyuruza abami kugira ngo mukingurire inzugi, kandi n'amarembo ntazugarirwa. Kabiri, haravuze ngo nzakujya imbere ahataringaniye haringanize, nzamenagura inzugi z'imiringa n'ibihinizo by'ibyuma nzabicamo kabiri. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Reka dusuremo rino jambo. Aravuze ngo 45 Yesaya umurongo wa mbere, utege amatwi mwene data nkurikiranye, kuko ni ijambo rije kurema impinduka ku buzima bwawe, rije kwinjira mu mugisha wawe mu izina rya Yesu. Aravuze ngo ibi ni byo Uwiteka abwira Kuro wimikishije amavuta, niwe mfashe ukuboko kw'iburyo nkamunesheshereza amahanga ari imbere ye, kandi nzakenyuruza abami kugira ngo mukingurire inzugi, kandi amarembo ntazugarirwa. Kabiri, haravuze ngo nzakujya imbere ahataringaniye aringanize, nzamenagura inzugi z'imiringa n'ibihinizo by'ibyuma nzabicamo kabiri. Imana ishimwe cyane. Kino gihe Imana yari kubwira umugaragu w'Imana witwaga Kuro. Hanyuma uyu Kuro yari agendanye n'Imana, abana n'Imana, yubaha Imana mu nzara ze za buri munsi. Uwiteka aba ubuturo bwe. Imana itura muri Kuro na Kuro atura mu Mana. Bivuze ngo bari barabaye umwe, agendana n'Imana uko bwije n'uko bukeye, imbaraga z'Imana zimurimo, kandi ubwiza bw'Imana bumuriho, akora ibyo gukirana uko bwije n'uko bukeye. Imana ishimwe cyane. Hanyuma uyu Kuro ngo Imana ijya kumwitegereza, ibone imbere ye hari ibintu bimugoye. Hari amahwa, hari amabuye, hari ibintu byinshi by'ibigeragezo biri imbere ya Kuro, ndetse bino bintu Uwiteka bigereranya n'inzugi z'ibyuma ndetse n'ibihindizo. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Abigereranya n'inzugi, arongera abigereranya n'ibihindizo. Arambwira ngo Kuro we, kuko wanyubashye ukagendana nanjye, uyu mwanya kuramo izina Kuro ushyiremo izina ryawe. Njye nitwa Bosco. Bosco we, kuko wanyizeye ukagendana nanjye, ijambo rimanutse buno buhanuzi uravuze ngo nzakugenda imbere. Haleluya. Ahataringaniye nzaharinganiza, nzamenagura inzugi z'ibyuma, inzugi z'imiringa ndetse n'ibindizo by'ibyuma nzabicamo kabiri. Bivuze ngo iki? Bivuze ngo iyo Imana igiye kuza kukunesheshereza, Imana ikugenda imbere. Imana ishimwe cyane. Iyo Imana igiye kukunesheshereza, Imana ikugenda imbere, kuko iyo ikugiye imbere aho ukandagira bamaze kuhakandagira. Niyo mpamvu Imana ntabwo ijya inyuma y'umuntu, kuko inyuma y'umuntu, iyo uri inyuma y'umuntu ukandagira aho amaze gukandagira, ariko iyo uri imbere ye, we aza asanga aho uvuye umaze kuhanyura n'akaza hanyura. Ndetse iyo hari ibiteye ubwoba imbere ye, ni wowe ubibona, wowe uri imbere kuruta uko uri inyuma yabibona. Ndetse n'ibikomeye bije biturutse imbere, kenshi dore ko ariho bituruka, wowe ubanza kurwana nabyo, uw'inyuma atari yarwana nabyo, kuko ni wowe ubibona bwa mbere, ni wowe ubigeraho bwa mbere. Hanyuma Uwiteka ntabwira Kuro, aramubwira ngo oya, arambwira ngo nzakugenda imbere. Reka nkubwire, abantu kenshi tumenyereye ko batubwira ko turi kumwe natwe,
bakatubwira ko ari ku ruhande rwacu, bakatubwira ko turi kumwe mu byago, mu makuba, bakatubwira ko turi kumwe no mu bihe byo kwishima, abantu bakababwira ngo turi kumwe. Ariko nta muntu n'umwe ujya ubwira ngo nzakugenda imbere, ahubwo niyo umuntu akubwiye arakubwira ngo turi kumwe, ariko akanababwira ati ndi inyuma yawe. Abantu benshi bababwira ngo tukuri inyuma, nk'iyo ufite ubukwe abantu bababwira ati ni ukuri tukuri inyuma, nk'iyo uri mu gihe cy'ibyago abantu tukuri inyuma. Ni ibyo nyine, abantu bakuri inyuma kuko abantu hari ibyo badashoboye, ariko Uwiteka agiye kuza kubana nawe. Imana ishimwe cyane. Imana igiye kuza kubana nawe, ikugenda imbere ahataringaniye haringanize, igiye kumenagura inzugi z'imiringa ndetse n'ibindizo by'ibyuma, Imana igiye kubicamo kabiri. Imana ishimwe cyane. Bivuze iki? Bivuze ngo hari ibigeragezo byari biri imbere yawe, hari intambara zari ziri imbere yawe, hari ibyari bikomeye byari biri imbere yawe, ariko Uwiteka avuganye nawe, arakubwiye ngo agiye kugenda imbere ahataringaniye haringanize, ndetse n'ibihindizo by'imiringa Uwiteka agiye kubicamo kabiri. Ibyo byari bikwitegeye, ibyo byari biri imbere yawe, byari biri mu nzira ucamo, Uwiteka yabyitegereje abona birahari. Rimwe na rimwe wowe wareba ukabona nta bihari, ariko birahari kuko Uwiteka yabibonye. Ariko Uwiteka yavuze ngo agiye kukugenda imbere ahataringaniye haringanize, ngo agiye kumenagura inzugi z'imiringa ndetse n'ibindizo by'ibyuma, Uwiteka agiye kubicamo kabiri. Hari intambara uri kurwana nazo, hari ibibazo wari kurwana nabyo, hari ibigeragezo wari kurwana nabyo, ariko Uwiteka ibyo byose byari biri imbere yawe. Imana igiye kuza guhora imbere yawe, Imana igiye kwikoraho imbere yawe, kuko hari n'ahantu wagera ukabona biragucanze, ukagera aho ugera ukumva urahagaze neza neza ukabona biranze, ariko Uwiteka arakubwiye ngo nzakugenda imbere. Imana ishimwe cyane. Ucyumva buno buhanuzi, akira yuko Uwiteka agiye kugenda imbere ahataringaniye akaharinganiza, kandi inzugi z'imiringa n'ibindizo by'ibyuma Uwiteka agiye kubicamo kabiri mu izina rya Yesu. Aleluya. Imana ishimwe cyane, Imana ihimbazwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe. Twambuke hakurya dusome kuri 45 umurongo wa 18, haravuze ngo kuko Uwiteka waremye ijuru ari we Mana. Aleluya. Niyo mpamvu agiye kugenda imbere, kuko Uwiteka waremye ijuru ari we Mana. Kandi arakomeza akavuga ngo ari we waremye isi akayibumba akayikomeza. Ni we waremye isi arayibumba arayikomeza. Bivuze ngo byose arabizi, nta na kimwe atazi, kandi ntiyayiremye idafite ishusho. Amena. Isi yayiremye ifite ishusho. Niyo mpamvu n'ibyawe bijya bibura ishusho, ukumva nta shusho bifite, ukabona nta shusho bifite, n'abaturanyi bakakureba nta shusho bifite, no mu muryango bakabona nta shusho bifite, n'abana bawe bakabona nta shusho bifite, n'ibyo mu rugo rwawe bakabona nta shusho bifite, ariko Uwiteka wahise ishusho agiye kuba ishusho mu izina rya Yesu, kuko agiye kugenda imbere ataringaniye akaringaniza. Haravuze ngo ahubwo yayiremye guturwamo, avuga ati ni njye Uwiteka nta wundi ubaho. Aleluya. Ngo ni njye Uwiteka nta wundi ubaho. Imana ishimwe. Ni wowe Uwiteka, ni we uriho, ni we w'ibihe byose, ni we wabanjijeho, ni we uriho, ni we uzakomeza kubaho, nta wundi uzabaho, ni we Uwiteka ryose w'ibihe byose. Niyo mpamvu ibi byose byari bikugoye, byari bikuruhije, ni ukuri intambara zari nyinshi ku buzima bwawe, ariko akira ugenderwa n'Uwiteka, akira ubutware bw'Imana, akira imbaraga z'Imana, akira ubutabazi bw'Imana, akira kubaho, akira ubuzima, akira impinduka, akira ibyo byose byari bikubangamiye, ibyo byose byaguteraga ibicuku bya nijoro, ibyo byose byakurwanyaga, ubwo burwayi buturuka ku myuka mibi, izo mbaraga zituruka ku myuka mibi, akira ugenderwa n'Uwiteka mu izina rya Yesu. Imana iguhe mu izina rya Yesu. Tugiye gusengana, unteze amatwi, uri kunyumva kuri Hand of God Ministry, tugiye gusengana, hanyuma ibyo byari kugo bishyira imbere y'Imana. Hari umuntu ufite ikibazo cy'uburwayi, hari umuntu umaze igihe kirekire atabyara, hari umuntu ufite ikibazo cy'impyiko, hari umuntu ufite ikibazo cy'umutwe, hari umuntu ufite ikibazo cy'umugongo, hari umuntu ufite ikibazo cyo kubabara umubiri wose mu ngingo, hari umuntu ufite ikibazo cya kanseri, hari umuntu ufite ikibazo cy'uburwayi bwo kurwara mu nda y'igifu, hari umuntu ufite ikibazo takidebomenewa anetane mondra. Ariko Uwiteka ni umunyembaraga, agiye kuza kubana nawe, agiye kuza kugenda imbere ahataringana, agiye kuharinganiza, ndetse agiye kumenagura inzugi z'ibyuma ndetse n'ibindizo by'imiringa. Uwiteka agiye kubicamo kabiri. Imana ishimwe cyane. Ndagusaba kwizera Imana, kuko Uwiteka aje gukora operasiyo mu mubiri wawe. Uwiteka aje guhindura ibyanze guhinduka. Wari umaze igihe kirubona nta cyerekezo, ariko Uwiteka aje gutanga icyerekezo. Reka dusengane. Reka dusengane mu izina rya Yesu. Fata aho ngaho urwaye wowe, icyo ushaka yo Uwiteka arema, ushaka yo Uwiteka akora, gifateho cyizere, ahasigaye dusengane Imana mu izina rya Yesu.
Imana yerayo mu ijoro, Imana ifite imbaraga, Imana ifite ubutware, Imana ikiranuka, Imana iri hejuru ya byose. Teki enema, ndasengera abagaragu bagiye batandukanye, batari bafite icyerekezo, batari bafite ubuzima, bari barabwambuye n'umwanzi, hari n'umwanzi yari abaramburiye amaboko mwami, agira ngo abakoze isoni mwami, hari ababazwaga n'imibiri mu buryo bugiye butandukanye, ariko uyu mwana ndagushimiye ko ubuhagaritse mu izina rya Yesu. Nushimwe mwami, nushimwe. Bano bantu urabakijije, bano bakwiyeho izi imbaraga, bano bakwiyeho iyi myuka, bano bantu urabarengeye, bano bantu urabatabaye, bano bantu bahagaze Mana, imbaraga zombi zikuweho, imbaraga za dayimoni zikuweho, imbaraga za konikoni zikuweho, imbaraga za mede zikuweho, imbaraga za peresi zikuweho, imbaraga z'abagome, imbaraga z'abarozi, imbaraga z'ibigirwamana, imbaraga za nyabingi, abari barazinzwe, abari bararozwe, urakubita hasi, urarimbuye imbaraga y'umubi. Ndagushimiye mwami yuko uri Uwiteka, ndagushimiye mwami ko ufite imbaraga, ndagushimiye mwami kurengera abantu bawe. Nushimwe, 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 nushimwe. Atari afite icyerekezo cy'ubuzima, ndabasengeye Mana yo kuntega amatwi. Leta kidebo, ibintu byabo byose byasiga naho byifunze, ariko uyu mwanya mwami ngwino ubagenda imbere. Ndagushimiye ko uje kubagenda imbere, utanze icyerekezo. Abantu bose barafite ibintu bibazo byose, iby'imitwe, iby'imigongo, ushobora kuza deliverance mu mibiri yabo Mana, ushobora kuza deliverance mu byabo Mana, bahinde bashyashya, baremeye ubuzima, baremeye kubaho. Nushimwe Jehova mwiza, urakoze hirya no hino ku isi, muri Afurika, muri Amerika, muri Aziya, kugana ndagushimiye ko wageze mu mijyi igiye itandukanye, mu bihugu bigiye bitandukanye, ku migabane igiye itandukanye. Ndagushimiye ko waremeye ubuzima no kubaho, kandi ndashimiye ko utanze ubuzima defo enema, bakora deliverance ubuzima bw'abantu bawe mwami. Urakoze ni mu izina rya Yesu Kristo, amen, amen. Imana ibahe umugisha. Mwifuza kugira ngo tuvugane, wanyandikira cyangwa ukampamagara kuri 078 5 3 90 83 078 5 3 90 83 ku bantu bari mu Rwanda. Ariko abantu bari hanze y'u Rwanda, ni akamenyetso ko guteranya 25 078 5 3 90 83, cyangwa mu rurimi rw'icyongereza plus 25 078 53 908 36. Ahubwo umugisha n'Imana, kandi Imana ibite mu izina rya Yesu. Wifuza wanyandikira kuri WhatsApp, wampamagara, byose biremewe. Imana nibahe umugisha mu izina rya Yesu, amen, 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 amen.